noneho kandi hari abantu bibwira ko umuntu ajya kuri YouTube kubera ko yabuze ukundi kunabaho kandi biratandukanye. Yego hari commentaire nabonye ku kiganiro cyanjye cya mbere banditse ariko ngo babuze ibyo bakora byose ngo baza kuri iki. Iyo commentaire nararebye daseka. Tuba twabuze ibyo dukora tukaza hano. Asike cereka mubaza. Ubu mwembwe mwese ko mbona muri Beza. Naga ariko ndi bujyemo mwese ko mbona muri Beza. Hagize nk'umugabo umwe mwese abatunze nko mu nzu. Ntiyazirasa. Ubwo ahantu mwajya muhanganira ni kwaje. Oya se kwaje. Kwaje se nuguhangana gute? Nyine nukuvuga ngo kwaje nukuvuga ngo KECAPU wenda afite gahunda yiwe kono kuri gahunda yibabora. No nawe ukagira kwindi gahunda ubwo mwe bwantu mwazajya muhanganira. Nta guhangana nukunoza. Umugabo ne watuma duhangana. None ndi kuvuga ngo ubu we KECAPU nyine ahantu yasara kirasa. Wowe kuri gahunda nyine uri kumva yagira inka munyarwanda. Hari nyine n'abantu nyine ne bakuru. Kuri gahunda yagira inka munyarwanda. Wowe ushobora kuba ufite umukamo wa danje nka litiro nka 300. None uwo munsi ugatanga 300. None uyu nguyu nawe agahita ajya gutanga litiro nka 600. Reka nkubwire ntago ujye kumva abagabo bivugisha ngo nabyange byose si kimwe. Si ujye byumva ntago ari kimwe niyo wavana. Reka nkubwira kuntu byose ari kimwe. Nubundi nta urangiriza ngarangirize mu kanwa cyangwa mu zuru cyangwa mu nzara. Ahubwo nyine ibibazo bya turabyumvise. Uretse sibyo nuko ahubwo abagabo turemanywe ikintu bita irari. Yego. Noneho bikaba itandukaniro ku muntu wawe wakunze. None gapome umugirira irari cyangwa Uya uriya gapome n'umugore wanjye nagaruka umugira. Kandi ngomba kumugirira ari kubera ko ari umugore wanjye umuntu ukunda uhora ugomba kuba umufitiye irari. Yes. Ariko rero nuko nyine abagabo tugira irari. Mfite gapome nkumva aranyuze. Ni fresh. Ni ingeso cyangwa se ni irari none uzabaze wa mugabo ufite ingeso y'ubusamanye cyangwa guca inyuma umugore we. Ubuse nkawe tuvugishwa. Ubu mutabazi yaguca inyuma yabuze. Inzobe urayifite. Imiterero urahagaze. Kuri gahunda wenda nyarago nzi kuntu bimeze kubera ko wenda ni ubizi ariko si unga mutabazi yaguca inyuma agiye. Rero niyo yava iwawe. Gihemba afite mu nzu muri babiri. Ese undi warinda dutungiye iki turi babiri? Yegora utunzuma. Watunzuma. Emmy akabazo koroye. Ariko mu Rwanda ibyo bavuga ngo mwijoro ngo nitugera mwijoro ngo hazaba ngo hari abakobwa beza ngo abagore be. Ubu mwijoro hazaba abakobwa beza barutaba abahanga. Nta kintu kibagihari. Uriya mukobwa ntago munsi sindanamubona. Hari agasatani kakana kivumbura mu bantu. Nako gasatani kakwivumbura kagatuma wowe kakagutandukanya n'abantu bawe. Noneho kamara kugenda ukitekereza ukibaza. Ndimuzima ndikurota. Ako gasatani rero ntago kaba gasiramu. Kereza Franco. Nanjye ubwo ndubatse ntubatse. Hari ibintu tukora tureke na YouTube. Ikintu ubona wenda gishobora gutuma abantu benshi mugihuriramo bakakumenya. Wenda belle famille ntibyumve neza ariko bagiye bibuka ko mbere yo gukora icyo kintu bakivuganye n'umutware wawe. Ntabwo sinibaza ko umugore wubatse ashobora gukora ikintu nk'icyo. Ni projet nk'izindi mutabiganiriyeho ngo mucyemeranye. Rero abandi baza nyuma utajya kuri kamera nibyo turabikubaye. Ako wijudging wayigiyeho niho wenda akura ibyo kurya niho hari amaronko wibijudging kuko anyways nta n'ikintu bitwaye ikisi kuko ntago umuntu aba yibye ntabwo aba yishe nta kintu na kimwe ngiye mbona bitwaye. Belle famille rero ibyinjiramo ikabigira intambara. Njyewe yanjye nta chance. Urase baranabireba. Simbizi niba banabireba kandi nta urazijya ku ruhande. Avuga ngo biriya ni ibikirirwamo. Nk'aba badamu baba afite nk'umugabo ugasanga niba wenda urugero mu rugo bari bafite miliyoni 5 ziri mu nzu. Nk'umugabo akabona hari nk'akantu kabaye kihutirwa isafatamo nk'imwe. Aragakoze mu mwanya atarabwira umudamu. Ni amakosa pe. Amakosa ariko bibaho. Ariko ugasanga umugore niba yagiye kumva cya kintu ameze atya. Akuruzuye. Uba muzima. Ariko narumiwe. Aditazagasheshe. Ugasanga amugiye mu bwonko akuba muzima. Ubu se ako disi barakumbwiye di iyo nza kumvira runaka
nigize kukivuga abantu benshi banera amabuye kugeza ubwo nyine akavideo karasirikiriye ku buryo n'abantu batumvaga ururimi nari ndi gukoresha bagerageza kohereza abarwumva ngo babasobanurire. Narindi mu kiganiro kwa ba Philipita aravuga sizi ibintu twavuze, ndavuga ngo ngenda mutse shatse mbanye n'umugabo ndusha amafaranga, ikintu namukorera yajya kugira ahantu ajya akabanza kunsaba uruhushya cyane. Rero mana yanjye umuntu nanga nazamwifuriza kugira ubukene we nawe bakabimanga nabwo cyangwa bakabambira imbere ubukene. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasana akomeze kubandindira. Uyu munsi mbazaniye umutumirwa, ngiye kumuha umwanya banza bibwire ubundi nkomeze amagambo yanjye. Ikaze. Rakoze. Meze neza. Nitwa Paccy. Ndi umubyeyi w'abana 2, ndubatse. Paccy gusa sinjya hari ibintu byarakwanditseho. Ndakwerera. Oya. Queen Paccy official. Nanditse Queen Paccy official nariyo. Yose naya. Official by'akazi. Queen Paccy official. Gakwerere ni iryawe. Yanjye bwite niswe n'ababyeyi. Ako ni nk'irya papa wawe. Yego ni iry'umuryango twese niko twitwa. Mba numva ari byiza shaho. Niko twitwa twese. Abana bawe wigeze ubita amazina nawe niko bita? Ntago bitwa ya papa wanjye, bitwa ya se. Aya papa wawe. Ariko biba ari byiza. Nyine iyo nk'iyo wenda uri wowe hano undi muvandimwe wawe wenda banka Uganda, hari nk'umuntu uhita uvuga nabonye undi muntu witwa gutya. None yamubwira akahita asanga n'ubundi ni umuvandimwe wawe. Nuko ngenda atangira ngushimira nubwo abantu batabibonye ariko wakoze cyane. Merci aussi. Imana iguhe umugisha isubiza aho wakuye. Amen. Uri umubyeyi mwiza. Nakubwiye ngo nahise numva imbeho kubera nyine sinzi byandenze, ntabwo nabitekerezaga. Kandi ndi mu bantu bakunda surprise, sinzi iyo subita ubona ko abantu umuntu nyine yigukorera kwitayeho aragukunda. Yagutekereje. Wakoze cyane nawe, Imana ikumira abantu benshi bagutekereza, bakuzirikana, bagukunda. Amen. Merci. Se niki nakubajije nagomba guhera nko nibaze. Hari ibiganiro biba abantu bamaze igihe kinini pe bapanga kuba bakorana, ariko twebwe nta kinini gihari cyane. Nshimire n'Imana ko nyine twabipanze bigacamo tugakora ku mpande zombi bikagenda neza. Ikiganiro hari uburyo kizamo ukabona ko ari icy'umugisha. Bitewe nuko buriya nimba umuntu mumaze igihe mutaziranye ariko mukumvikana nyine ukavuga uyu muntu nimubwira ngo dukorane biraza koroha. Yego. Siyo? Ari igihe ari umuntu nigeze kumva avuga ngo nabwiye runaka ngo dukorane arankundira niyangora. Ngiyewe ukuntu umeze ngira iminsi ushaka kumpamagara ukambwira dukorane, nyine nkareba ibyo ukora nkabona wenda turahuza ntacyo bitwaye kuba twabivugaho n'ibiki, ariko hakaba n'igihe mbona ibyo bintu ko bidahura. None ugasanga umuntu arakurakariye kubera ko bya bintu bidahura. ngo arazwi, ngo arirata, ngo sinzi, ntabwo ari ukwirata. Ikindi njye sinavutse mfite izina KECAPU mfite aka kanya, nararikoreye. Imana ishyiramo umugisha ndaribona. Rero n'undi muntu ashobora gukora akabona irindi akabona n'ibindi birenze y'ibyo ngibyo, ariko mu gihe tutahuje ntukagire ngo haba harimo ivangura. Bibaho. Hari ibintu utatubwiye ariko ngiye kukuvugira, sibyo? Nabonye YouTube channel yawe yitwa Queen Paccy official. Ku mbuga zose niko witwa? Kuri TikTok no kuri YouTube. Niko witwa? Ahandi nandi mazina. Ndashaka ko tugufollowing. No, kuri Instagram nitwa Paccy wa
Hashka n'amazina y'umugabo wanjye. Eh. Paccy bar Hashka. Okay. Paccy wa Hashka. Ntabwo ari uwanyu afite nyirawe. Afite nyirawe. Okay. Narebye kuri YouTube channel yawe mbonaho video zawe zimwe na zimwe uri kuririmba. Mu bintu mu bintu nyine byamayemo imbaraga zo kumva nifuje guhura nawe. Ngiye nkunda abantu baririmba ariko nkabikunda kubumva turi kumwe nyine live. Rero nkavuga ningira amahirwe gahunda yacu gacamo ndaza kukubwira tube twakorana. Dukoresha izi. Okay, nayo nyirekereho. Okay. Ndavuga ningirirwa amahirwe yo kukubona nzakubwira nubyemeye. Si uburanenguye. Subu kunenguye. Yesha. Oba ntago nagutenguha. Ntago nagutenguha. Kuririmba tabivugeho. Kuririmba ntago mbikora nk'akazi. Ariko ndabikunda. Nkunda n'ababikora. Umunezero wanjye ubundi uba mu kuririmba. Okay. Ubu abantu bari kuririmba urahansanga. Sifite ibintu bya gakondo, amakaraoke, mba mpari. Ndabikunda, nakuriye mu rusengero, ndirimba, ako ntago mbikora kinyamwuga. Yes. Niyo mpamvu sometimes hano umusaba ngo ndirimbe nkaburaho mpera. Ako ndabikunda. No kwicara njya mbikora warabyumvise. Narabyumvise narabibonye. Twaramya tugatarama. Hari indirimbo yitwa Nyarwanda nabonye uri kuririmba kuri YouTube yawe. Niba yitwa gute ninyibuka ndaza kukubwira uturirimbireho gatoya. Kuririmba ni byiza ko ngemba numva iyo nza kubishobora nkagira impano yo kuririmba. Nanjye usureba imbere ya kamera nco kubona uwabona nta soni mfite cyangwa iki ariko nk'ubu harahagiye abantu benshi byakuyobera. Yego man hasi nikumera guriki. Yego pe nanjye urumva kujya muri public bisaba kuba wiyemeje inshuro igihumbi. Yego. Kuko haba hari uri bugutera amabuye, haba uri bugufane, hari ubwo ushaka kugira isoni ukagwa. Ego hari n'abagira isoni bakagira. Ako sindabona wagize isoni ngo yisobeho. Iki batabikora? Ntabwo byavamo mu bana. Ako biragoye. Cyeka ari umwana. Abana bibabaho. Ubona Okay, nanjye kubibaza nabi. Ubaye ufite nk'umwana ugejeje nk'igihe cyo kwiga. Urugero yize maternelle afite umusatsi, yize mu wa mbere afite umusatsi, primaire yagera mu wa kabiri. Ikigo yigagaho nicyo yizeho maternelle kandi urabona uwo mwana bamwigishije neza. Urifuza ko ahaguma. Afite nk'umusatsi urugero ugera hano kandi ari umukobwa. Bakavuga ko umwana agomba kogosha. Agasigazaho nk'uyu mfite hejuru. Umwana wawe akemera kumwogosha ariko akaguma aho ngaho cyangwa wamwimura. Ariko asanzwe yiga kandi mbona education yabo nyine ifite ireme yiga neza. Mwogosha. Impamvu mbikubajije hari ikigo umwana wanjye nanjye yakuze afite umusatsi kugeza muri maternelle ya gatatu mwishpe. Nge nk'umusatsi yari afite ngiye nkuheruka kera kuri nge ngosha umukobwa ubona ari byiza none kugukura awufite nyine hari ishusho bumubona. Umwana ajya kwiga mu wa mbere ahageze kumwandikisha kuko urumva aho yigagaho ntago bamugumanye ntago batubwiye ko abantu bazabogosha. Barabatungura. Yego. Eka bazadutungure nge nta kibazo nari mfite. Barabivuze ku munsi wa mbere ndindira ku cyumweru kirangira ndamwogoshesha muri weekend umwana asubira ku ishuri. Haba inama y'ababyeyi njya mu nama. Ugiye ko basubijeho imisatsi wogosha wa. Umupapa yabwiye umugabo. Umupapa wari urimo ngo umupapa yabwiye umugabo. Umupapa yabwiye umwarimu waho ngaho wari uhagarariye iyo nama ati munsubize buri kimwe natanze. Umwana wanjye mukure hano. Yaravuze ati umwana wanjye w'umukobwa namuterekeye umusatsi kandi ndawukunda. Ntago wambwira ukuntu ngomba kumwogosha. Ako kana
kari kagiye kwiga mu wa kabiri gafite imisatsi myiza ni gatoya iyo akumvisha kari kuwukura kagakomeza kakishima ariko uwo mupapa yumvikanye n'ubuyobozi bw'ikigo ko bumusubiza amafaranga akamujyana ahandi naricaye ndeba uwo mupapa ahagaze wa muntu uba ubona ko ari smart nyine ko ibintu byose bimeze neza yabyoroheje ndavuga umusatsi ibi bintu Imana yaduhaye byimeza ku buntu ugakura umwana ahantu yigaga ukajya kumushakira ishuri ahandi ababyeyi bagira imyumvire itandukanye ariko ntabwo waba wari ufasha nk'aho ari ikigirwamana cyangwa ukaba wawuterekeye ntonge nta mwana w'umukobwa mfite wenda ni abahungu gusa ariko niyo naba mufite ntabwo umusatsi ese hariho abamama baterekera abana b'abahungu ariko yari impamvu yatuma mvana umwana ahantu yigaga neza kereka n'ubundi hari utwo nanengaga wenda ukavuga ati noneho n'iki nakundaga barashaka kugikuraho ariko umusatsi wapi mpita nanasubirizaho abantu babonye videwo y'abana banjye bakambaza ngo ko harimo abo nogoshe nogoshe babiri umukobwa wari mwinshi ndawugabanya ariko umwe niwe bigaragara ko nogoshe cyane impamvu rero umusatsi wari warabaye mwinshi noneho kumuhanagura mu mutwe amazi nayo itashiramo neza kandi ukumva nijoro nimba wogeje umwana mu mutwe akahita akaryama akonje umwana si umuntu uzajya gushyiraho seshe ntabwo ukomeza ugira gutya oya niyo mpamvu nahise rero mwogosha ahubwo kubera kwanga ko nyine mba numva bashaka ko bamere kimwe base kimwe n'umukobwa nahise nkugabanya ntabwo basa so yonyine ntabwo wabitiranye harimo uwo musa na papa undi we sinzi uwo basa umukobwa ubundi asa na papa we cyane uriya muhungu w'inzobe cyane ubundi nawe ufite imisatsi yego kubera inzobe ubona dusa ariko ubundi nawe asa na papa ahubwo uriya wundi imibiri yombi babibonye noneho mubonye amaso ku maso akantu karamukoraho ugasanga hano yabaye ukuntu ariteteje amana nzabasura karibu uzadusure hari abantu bifuza kumenya impamvu nyamukuru uretse kuba twaganira bakavuga ati shoko bari no kuganira ko bakaganira inyuma ya kamera bagahura akagera gute ariko noneho kubera icyo bifuje ko kudusangiza nyine ibyo bashaka kuganira ntihariye ijambo kuko njye navuga nkageze ejo nawe reka ngo umwanya tuganirize nifuje muri iyi si cyangwa se mu buzima tubaho bwa buri munsi nibaza ko nta muntu ugera aho agera nta sapoti y'undi muntu sibyo so sinzi wenda hari abantu babona wenda bagafeka bagapinga njyewe iyo umuntu afite ikintu andusha ndabimwubahira kandi nkifuza ko niba wenda hari intambwe mbona yateye nziza nanjye nifuza ko natera nkamusanga nkamubaza uko bigenda wabigenje gute nanjye ko nifuza ni ukugisha inama kwaka support yes ni byo mpamvu ndi hano sinzi niba hari abambonye kwa Hose no kwa Sauda abo bose nyine ni abantu of course buri ujya kwa approaching umuntu hari icyo wabonye cyangwa se hari icyo wifuza ndabakunda yes rero natikamba nanjye ngira nafunguye YouTube channel ndacyari nshyashya ariko nubundi nta kintu ngewe mvuga nshingiyeho mvuga ku bintu byinshi nabibabwiye turatarama turateka prank turasura abarwayi turaganira gusura abarwayi kunze kubikora cyane uzajya umbwira tujyane ariko byinshi sinkibishyira kuri kamera hari igihe wenda tuzabikora tugabishyira bikaba ngombwa ariko hari igihe nsanga umuntu ababaye cyane bikarangira ngezeyo nkaba nanjye nk'uwarwaye harira nkibaza nje kurira kuri kamera so nkavuga ati tubireke yes nkoreraho ibintu byinshi bitandukanye ariko kubera ko nkeneye abantu kandi abantu n'ubundi mbakura kuri mwebwe bafite public nini audience nini niyo mpamvu ndi hano kadusaba abantu mu nkunda nawe bagushyigikire bankunde bandebe bankunde ngo mumurebe mumukunde ari ni byiza gushyigikirana ikindi
hari umugore umwe wigeze kumbwira ngo kubera iki abagore baba YouTube mudashyigikirana, ndambwira turashyigikirana, ahubwo wowe nguhaye ikiganiro kandi wenda wowe ukaba utagaragara kuri kamera mba ngushyigikiye ako n'ubu nshyigikiye. Ndambwira barashyigikirana kuko birakorwa cyane. Uyu mwanya umaye ikiganiro uranshyigikiye, nanjye ndagushyigikiye, hari abantu banjye bakubonye barakuganira, nyine ibintu ni ugufashanya, wenda ubutaha bazagusanga iwanjye sisi. Kandi hari igihe uhura n'umuntu gutya hakazavamo ubushuti, ubuvandimwe. Hari nk'igihe ushobora kuba warabuze nk'umuntu wawe ugasanga turaziranye gutya, akabamboneye hano cyane. Byose birashoboka. Kunguka inshuti mu buzima ni ikintu cyiza cyane, ariko z'umumaro tubigarukeho z'umumaro cyane. Muri iyi minsi inshuti ngo zabaye ibihombo. Wowe hari inshuti yaguhombeye? N'amaseri wenda nanjye arizo nahombeye nuko zitabimbwira, ariko ntago birenze tu. Twiga kubana na byose wagira uti nakunda. Ariko hari n'inshuti nziza by the way. We zirahari nziza cyane. Hari umuntu w'igitsina gore mwingize muba inshuti nk'imyaka 5. Irenga. Aracyahari? Yego. Uzamugumane. Ntago wakira inshuti tugiye mufata nk'umuntu nk'umuvandimwe. Yego. N'umuvandimwe turanaturanye kuri yenzi. Ibaze ko ari nawe tumyengeyo. Njyewe nahagiye kubera inshuti yanjye, ariko njyewe nkimara kuhimukira twabonanye nka 2. Nanjye ntago duhorana. Antuka ntago cyakorashira iminsi gato tutavuganye kuri telefone, ariko ntiduhorana. Njyewe hashize twabonanye nka 2 kandi nahabaye hafi amezi 7 niba atari 9. Nahavuye tutarongeye kubonana. Muri ayo mezi twabonanye izo nshuro 2 zonyine. Rero urakoze. Urumva, ariko nanjye uwo muntu ni inshuti yanjye cyane. Twabaye inshuti 2015 twiga kugeza uyu munsi. Ndi we twaraturanye, turaturanye iwacu Igisenyi, iwabo n'iwacu baraturanye. Tuziranye guhera twiga nko mu wa 5 primaire kugeza izi saha. Wanyura Igisenyi? By the way, transfer wawe n'umushuti wanjye. Nibagiye turaziranye. Ni ukuri. Twarabanye Igoma. Ndabizi araza kwikubwira. Ibaze Latifa. Yego sha. Twarabanye Igoma nyine muri za haso z'Igoma. Yego. Twatuza kuburana ariko nta kubana ntabwo twanye cyane. Yego ndabyumva. Latifa ndakuramukishe. Latifa aziranye n'abakobwa benshi, ari mu bantu nzi baziranye n'abakobwa benshi. Cyandi baza dushobora kuba twaragereye Igoma mu bihe bimwe bataragiye mbere yanjye gato mu gihe cya covid. Nicyo gihe kabisa. Urumva nanabivuze ntabizi. Abantu nyine bagenda bamenyana gake gake. Ushobora gusanga Latifa yari yarakubuze kabakubonye. Saba abantu nyine bagushyigikire bakurebe, kuko gushyigikirana ni byiza. Ikindi noneho ku badamu ho bari byiza cyane, kuko abantu bakunze kuvuga ko abadamu bagirirana ishyari ntibabe bashyigikirana, sibyo? Hari umuntu ushobora kuba yakugirira ishyari akavuga ati ntagenda ashaka umuntu atera imbere. Noneho kandi hari abantu bibwira ko umuntu ajya kuri YouTube kubera ko yabuze ukundi kuntu abaho, kandi biratandukanye. Yego, hari commentaire nabonye ku kiganiro cyanjye cya mbere banditse ariko ngo babuze ibyo bakora byose ngo baza kuri iyo commentaire nararebye ndaseka. Tuba twabuze ibyo dukora tukaza hano. Kandi mu by'ukuri umuntu ababikora bikunze. YouTube ukuntu iteye utayikunze ntabwo wayikora, nta nubwo wayimaraho iminsi 2. Biravuna reka, hari abasiko bitaguvuna kandi biravuna cyane. Njyeka nkubwiza ukuri, urebye aka kanya wenda hari izuba hameze nabi, twako twiryamye icyo twajyana ku gapisine nasize n'abana, ariko umuntu abakora ibintu akunze. Rero mujye mudushyigikira, mwirinde comment zo kujya gushengura imitima y'abantu. Bajye biyandikira birabyo biradukomeza. Reka tumere nk'ababa mama bakuru
ubabwira abantu ngo Imana ngo reka dusengera abantu nyine ngo bafite iyo mico bite asike reka mubaza ubu mwembwe mwese ko mbona muri beza ntago ariko ndi bujyemo mwese ko mbona muri beza hageze nk'umugabo umwe mwese abatunze nko mu nzu ntiyazirasa yirasa kubera iki ndabajije ngo mwese ko muri beza uri mwiza uri inzobe uyu nawe ni imibiri yombi umwana wo ku Gisenyi ku mazi ubu hageze nk'umugabo umwe abatunze mwembi mu nzu ntiyakwirasa yirasa kubera uyu nguyu ni ukugiye kora akavuga ngo KECAPU atandusa gusa ahubwo ntacyo twapfa kumwe n'inzobe undi ni nk'uko umwe abacuruza amakara undi acuruza ibirayi sibyo ubwo ahantu mwajya muhanganira ni kwaje oya se kwaje kwaje se no guhangana gute nyine no kuvuga ngo kwaje no kuvuga ngo KECAPU wenda afite gahunda yiwe kuntu kuri gahunda yibabora no nawe ukagira kwindi gahunda ubwo mwe bwantu mwazajya muhanganira nta guhangana nuko umugabo ne watuma duhangana ne watuma oya gute kuko ashaka kundutisha wenda KECAPU ntabwo kumukorotesha mwese muri ibyoki ubu ngiye mbatunze mu nzu izina ry'Imana nakwirasa wumva ikintu bose baze ngo baze EMMY ubu ni hariho umugabo utunze abagore babiri sibyo urumva ni hariho umugabo utunze abagore babiri kandi abo bagore wenda umwe aba nka hariya undi aba hano kandi akabana nawe neza cyangwa bakaba babana mu ariko uzacunge muri abo kuri uwo mugabo ufite abagore babiri hari umugore abahora yisirisimbyaho ni umugore muto sibyo ni nk'akana gatoya mu rugo sibyo nanjye ndi kuvuga ngo ubu we KECAPU nyine ahantu yasara akirasa wowe kuri gahunda nyine uri kumva yagira inka munyarwanda hari aha nyine n'abantu nyine ni bakuru kuri gahunda yagira inka munyarwanda wowe ushobora kuba ufite umukamo wa danje nka litiro nka 300 noneho uwo munsi ugatanga 300 noneho uyu nguyu nawe agahita ajya gutanga litiro nka 600 ugasanga waro niho 600 okay aho ngaho ni nk'itegeko aho ni nk'ari aho niho mwahanganira oya nagaru guhangana umva mbivuge neza aho ngaho kuba bidahuye ni itegeko kubera ko imiterere y'abantu ntago ari imwe sibyo ari unique yego hari abantu bagiye bakora amakosa yo kuvuga yafite uniqueness yanjye nawe afite kandi kuba yadushyize ibyo se uri umugabo wanjye ushaka kubimenyera iki yawe EMMY nuko abantu nyine bazi kugisa mu masaha yo kunywa imiti yageze niyo mpamvu ayo masaha yo kunywa imiti nyine uri kumva we KECAPU reka nyine nkubwire ngera nkubwire ikintu kimwe sibyo reka nkubwire ntabwo ugiye kumva abagabo bivugisha ngo nabyange byose si kimwe si ujya ubyumva ntago ari kimwe niyo wavana reka nkubwira ukuntu byose ari kimwe n'ubundi nawe urangiriza ngo arangirize mu kanwa cyangwa mu zuru cyangwa mu nzara ahubwo nyine ibibazo bya turabyumvise buretse nkubwire wivuga ngo ibibazo ntawe usoza iriya gahunda ngo arangirize mu rwara cyangwa none se hari umugabo buretse sibyo ibintu turi kuganira ni ibintu biri reality sibyo nuko ahubwo abagabo turemanywe ikintu bita irari noneho bikaba itandukaniro ku muntu wawe wakunze none gapome umugirira irari cyangwa uriya gapome n'umugore wanjye ntabwo ari ukumugira kandi ngomba kumugirira irari kubera ko ari umugore wanjye umuntu ukunda uhora ugomba kuba umufitiye irari ariko rero nuko nyine abagabo tugira irari mfite gapome nkumva aranyuze ni fresh rero najya kwa gapome uri kumva ku mugore wanjye nkaza nyuma buretse abenshi bagenda kubera ko batanyuzwe cyangwa kubera n'ingeso ntabwo uramuca inyuma icyambere cyo ndakijijwe cyo cyubanze cyumva nuko ibi bintu turi kuvuga ni ibintu by'abantu bakuru umva ikindi kintu ndi kukubwira abagabo nuko tugira ingeso ni ingeso cyangwa se n'irari none uzabaze wa mugabo ufite ingeso y'ubusambanyi cyangwa guca inyuma umugore we ubu se nkawe tuvugishwa ubu mutabazi yaguca inyuma yabuze inzobe urayifite imiterere urahagaze kuri gahunda wenda nyarago nzi kuntu bimeze kubera ko wenda niwe ubizi ariko si nka mutabazi yaguca inyuma agiye rero niyo yava iwawe ukasoza gahunda asoza gahunda nimba avuze induru
Jewe n'izina ry'Imana nge ndakwikundira. Asante. Wakigoryi wowe urashaka iki? Urumva? Yego Kamaro. Kanitsurize ketchup. Kanyisubiriza. Ketchup n'umushwanyi kuva kera. Kamaro tuziranye kera. Man, usko tuziranye kira kana. Kera kabisa. Ngakirakana. Narakana. Umure. None se namufuta gwe. Kabanza mu bintu turi kuvuga. Ingingo naringezeho nago winyibagize. Rero umugabo niyo mutabazi yaguca inyuma kenshi cyangwa umugabo wawe wamubyeyi akaguca inyuma ukarangiza gahunda nimba ari hariya ni hariya ntago biri buhinduke ngo bijye mu matwi ngaba ari hasoreza ubwirwa n'iki se cyangwa ngasoreze mu mazuru ariko umuntu aguca inyuma ntubone nta ribi oya ntacyo bitwaye buri ikibireka nkubwire usuko umuntu uguca inyuma ku mugabo cyangwa umugore ubu ndubatse ibintu byo kukubwira dabyumva hari ubu we hari ibyo umaze guha mutabazi nawe hari ibyo amaze kuguha nk'umugore wa nk'umugabo wawe nawe nk'umugore we hari ibyo umaze kumuha biri muri wowe hari kamere yawe hari akantu gato afiteho hari imigisha ufite warayimuhaye hari n'imyaka ufite warayimuhaye sibyo rero iyo umugabo yaguciye inyuma hari ibintu biba bagiye kukuzanira akuzanira icyo bita umukoshi wawe no si n'umukoshi sibyo si n'umukoshi akuzanira ikintu bita kubaho wowe ubwawe utazi n'uwuriwe usiko hari nk'abantu umugore aba afite akavuga ati nkamutabazita kuri ketchup akamushyiramo wowe kuza akakwanga akajya kubona akakwanga cyane ibyo bintu bibaho rero njye mbafite mu nzu muri babiri ese undi warinda udutungiye iki turi babiri yego utunze umwe watunze umwe Emmy akabazo koroshye ariko mu Rwanda ibyo bintu bavuga ngo mu ijoro ngo nitugera mu ijoro ngo hazaba ngo hari abakobwa beza ngo abagore be ubu mu ijoro hazaba abakobwa beza baruta abahanga uzi se ushaka gusanga ubuzi y'ubururu uhinduke cyane tuzambara imibiri mishya jamais Emmy ibintu byo mu ijuru nugakunda kubivugaho cyane kuko byanatuma ucumura kuko nta numwe uragerayo hari umuntu wabonye umuntu wari kuvuga ngo yageze ngo mu ijuru ngo abona ngo niba ari bande ngo bari aho ngaho aba bantu bavuga muri Bibiliya waramwumvishije tujye dushaka views neza konzi ko Jihad hari ikiganiro yakoze aravuga ngo wowe ngo ndabizi ko utaratwaraho imodoka ngo urimo ngo nturatungaho imodoka ngo nturanatwaraho n'imodoka ari nijoro indese abwira umujihad abwira wa Kim noneho abaramuga ngo yingwe kakanguka ko nagira moda none nawe ndakubaza ni kufite contact kandi nta modoka ugira jewe rero uyu mugore arambonye abona ndi icyuki ahitamo noneho kontamo bari kwiyiriza ayo masengesho nayitwa ngo iki nayitwa ngo iki ubuse ntagiye cyawe ujya ufata ukumva nyine hari tayimu yawe wumva ushaka nko gushimira n'Imana Imana yaguhaye ibyo kurya uri kwiyiriza ukiyishisha inzara kera amasaha yihaye ntaragera ubwo se urya sangahe saa 10 abandi barya saa 10 ibyo wakabaye uri kurya ujya ushaka undi muntu bihereza Kamaro nawe ujya wiyiriza nta Felicien wakwiriza niko yitwa oya wowe ntabwo urimo Imana igumugisha urabiziko amina nukuri kw'Imana amina Imana ibamugisha ibyo mukora mu bikomeze kandi ikintu kiruta byose n'urukundo amina kabisa nta kintu kiba gihari uriya mukobwa ntago muzi sindanamubona uriya hari agasatani k'akana kivumbura mu bantu rero ako gasatani kakwivumbura kagatuma wowe kakagutandukanya n'abantu bawe noneho kamara kugenda ukitekereza hasi ukibaza ndimuzima ndikurota ako gasatani rero ntago kaba gasiramu hereza Franco yo Emmy yatuvugishije amagambo menshi bituma tunibagirwa abantu twari tugeze ariko akamwe gatoya nibuka nuko navuze ngo nasabye abakunzi banjye ko bagushyigikira kugira ngo buri ufite abantu bakureba bakaguha comment bituma mu gitondo byuko gatekereza ngo bakore iki YouTube wayifunguye ryari siko ntabwo hari kwezi gushize ntako kandi numva ntako keca niba kunari ubwo ntikurarenga n'iminsi ngahe kabisa ni hari umuntu waba wararebeye hose byibura ukavuga uti uyu atumye nanjye ngira imbaraga zo kubikora wenda wabitekerezaga ariko wari utaragira imbaraga wenda nyinshi zo kubikora ibintu nabikunze kera ariko nkajya nibaza nzabicisha nyine mu zihe nzira
ntabwo ukwezi kurashira ntabwo kurashira okay hajya gusubiriya mugabo wanjye se birazabyemera ubwo ndavuga narashatse mbere ho ntarashaka ntabwo nawe ntarasobanukirwa iza bya YouTube ntarasobanukirwa ko ari akazi nyine nk'akandi rero muganirije numvise abyumva neza ansapotinga bati wow ariko nta muntu navuga ngo nakirebeyeho runaka ahubwo ni benshi ntabwo ari umwe ni benshi nawe bati aba nabo ni ababyeyi ni abagore nkanjye why not kutinge ntabishobora yes surtout nkawe ubasize abana bakiri bato n'abandi nkabati nanjye nshobora kubikora kandi ni akazi keza kadatuma ndeka gukora n'ibindi nkora mu buzima busanzwe ariko still nisanga byose ntabwo ushaka abakiriya cyangwa ntabwo ari ibintu nkora ntabwo bisaba gushaka kugeza ubu ntabwo bisaba igihe uzabakenera uzatubwira ubwo byagutse nzatanza kubivuga rero abantu bagushyigikire kubera ko gutangira ikintu ikindi ku mudamu tuba dufite inshingano nyinshi zo mu rugo kongeraho akazi urumva ukora gasanzwe kongeraho ibya YouTube ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye rero mu mushyigikire kugira ngo agere kuraje zo gukomeza gukora Imana igushyigikire kabisa n'abantu bankunda nawe bagushyigikire mumukunde mumurebe ngo uyu niwe ngewe hari ukuntu umuntu abivuga ngo niwe ngewe ngo bankunde banze ariko biba ari byiza dushyigikirane dutezanye imbere tuza ko tuganira nk'abantu navuga ngo bahuje umwuga ko twese dukorera kuri YouTube hari igihe usanga ndabivuga muri rusange usanga umuntu afite YouTube akora wenda bitaraza neza ngo atangire yinjiza ayo mafaranga atangira kuri bya bintu binini abantu bumva ko yagakwiriye kugera ahita atangira gukora ahubwo bya bindi bitoya babona ari gukora babana babona aganira nawe ugasanga nimba ari umuntu wubatse famiye y'iwabo w'umugabo iratangiye kwipanga akazi urumva bagatangira usura mugore urabona azubaka uriya mugore ugenda kuri YouTube akirirwa avuga ukuntu ngo umugore agomba kugira isuku ngo mu buriri ngo umugore agomba ngo kugira gutya na gutya uriya n'umugore uriya ni igiki nshaka ugira ikintu umbwira ku bantu nyine bafite iyo myumvire bishobora famiye mvuga yo ku ruhande rw'umugabo aba ari rusange harimo abavandimwe be ababyeyi abo bantu bose ni ikihe kintu wabwira nk'umuntu hagize nk'umuntu uza kukugisha inama kukubwira ati nkora YouTube nawe urayikora bimeze gutya ku ruhande rw'iwabo w'umugabo nkora iki reka nkubwire nanjye ubwo ndubatse ntubatse hari ibintu tukora tureke na YouTube ikintu ubona wenda gishobora gutuma abantu benshi mugihuriramo bakakumenya wenda belle famille ntibyumve neza ariko bagiye bibuka ko mbere yo gukora icyo kintu bakivuganye n'umutware wawe ntabwo sinibaza ko umugore wubatse ashobora gukora ikintu nk'icyo ni projet nk'izindi mutabiganiriyeho ngo mubyemeranyeho rero abandi baza nyuma bajya babanza babitekerezeho inshuro nyinshi iki kintu nk'umugore wubatse ko yakoze na gutya yakivuganye n'umugabo we nibyo wenda wowe n'umugabo wawe mushobora kujya inama ntimukore ikintu cyiza ariko hari n'undi buryo bwo kugiramo inama abantu surtout bakuru ushobora kuza bavuga ati wenda biriya bintu wavuze sibyo wari kubikora gutya inyunganizi ako ntuze kumwumvisha ko ibintu yakoze yaciye nk'amabere ngo ni ikirara no way nakazi nk'akandi as long as nta matiku uzanye ntabwo uri kugambana nta hantu na hamwe bangana usibye kuvuga ngo ntabwo dushaka ko wenda umukazana wacu agaragara kuri kamera iyo ni imyumvire igomba guhinduka kuko buri muntu hari ikintu yisangamo wowe ushobora kwisanga utajya kuri kamera nibyo turabikubaye ariko wijaje ngo wayigiyeho niho wenda akura ibyo kurya niho hari amaronko wibijajinga kuko anyways nta n'ikintu bitwaye ikisi kuko ntabwo umuntu aba yibye ntabwo aba yishe nta kintu na kimwe ngiye mbona bitwaye belle famille rero ibyinjiramo ikabigira intambara njyewe iyanjye nta
Burase baranabireba Ntago simbizi niba banabireba kandi nta urazijya ku ruhande avuga ngo biriya ni ibikirirwamo ahubwo bireba n'umugabo wanjye arabireba rwose cyane fako yakubonyemo ariko ni ubundi umugabo mwiza n'umugore mwiza ashyigikira umuntu we babana niyo wabona ari mu makosa mu gihe mukiri mu bantu ujya ku ruhande yego noneho nyumukazi kumubwira nta kuntu uri kumwe na mutabaza ahantu wenda ni urugero akawe ariko ku bantu bato ntabwo bikunda abantu bakuru ukabibona nk'umupapa araganiriye mwanya muremure akaba nk'uwarondogoye ukajya ukora nk'umugore we afite ukuntu amureba rimwe akikupa nibaza ko no makuple natwe tukiri bato bibaho kubera ko uzi ko nibyo ushaka kuvuga akakureba ukatumenya ko ugahita uryumaho ugaceceka urumva rero nibaza ko n'ubundi ni nk'ibyo tu imbere famiye ntabwo nyisuzuguye ndanabubaha cyane ariko mu myanzuro nafashe y'urugo rwanjye ntabwo baza nabo baje gufata imyanzuro bajya inama n'ibyo inyunganizi ariko nta mwanzuro na muto bafata oya ubundi hari n'ikintu abantu bakora cy'amakosa nimba ubona umuntu ari gukora ibintu wimukosora umushihagura umubwira nabi uramwigisha akumva bibonamo agasuzuguro first of all kandi nta muntu ukunda gusuzugurwa uba umeze nk'aho ushaka kunyinjirira mu rugo kandi ni nka ba badamu baba afite nk'umugabo ugasanga niba wenda urugero mu rugo bari bafite 5,000,000 ziri mu nzu nk'umugabo akabona hari nk'akantu kabaye kihutirwa ahise afatamo nk'imwe aragakoze mu mwanya atarabwira umudamu ni amakosa pe ariko bibaho ariko ugasanga umugore niba yagiye kumva cya kintu ameze atya akuruzuye uba muzima ariko narumiwe adita za gasheshe ugasanga amugiye mu bwonko akuba muzima ubu se ako disi barakumbwiye di iyo nza kumvira runaka aho hantu bumugize ikihere kibi cyane ukuri kw'Imana kuko nundi avuga ati nubundi se ko ari bumbwire nabi kuko reka nkubwire nimba ushwanye n'umuntu wawe ukahita umubwira iyo menya nkumvira runaka urugero nimba muri abashuti cyangwa se ari umuntu wo muri famille akavuga ati ntabwo bizi shafunga umutwe mwaserera iyo bimenya nkumvira runaka barabimbwiye we really oya ntago sibye n'umugabo wose icyo kintu wagikunda wapi kanaka yaravuze nari ikintu wowe wanjye utarunziho ukaba waracyumvise hanze ubwo nicyo hagaciro ibyo wowe tubana mu nzu wibonera cyangwa wakunze ntago biba ari byo yes hari imivugo rero ziba zigomba gucika siruta mu rugo noneho ikindi hari ikintu nigeze kukivuga abantu benshi banera amabuye kugeza ubwo nyine akavideo karasirikiriye ku buryo n'abantu batumvaga ururimi nari ndi gukoresha bagerageza kohereza abarwumva ngo babasobanurire nari ndi mu kiganiro kwa ba Philipita aravuga sizi ibintu twavuze ndavuga ngo ngenda mutse mbanye n'umugabo ndusha amafaranga ikintu namukorera yajya kugira ahantu ajya akabanza kunsaba uruhushya byari black kuko ibaze umugabo yagiye kumurusha amafaranga akakubwira no se wamaye uruhushya ko nshaka kujya kureba wa mushuti wanjye nshaka kujya kunywa kamwe wamaye uruhushya iki kintu ntabwo kiye gusaba uruhushya nitwe tubigira kenshi sibyo ku mugabo uramumenyesha ariko nabivuze ari black ariko biratrendi iyo baba kirirata n'ubundi ntabwo gishobotse turi hafi gukora ubukwe bakajya bakamwoherereza ngo nizere ko yamurusha yego baba rero yego cyane noneho nyine abantu bajye bamenya kuganira niho bivuye niba umuntu wawe wakoze amakosa agira ukuntu umuganiriza umubwire nkanjye ako kantu nagakoze ari black abantu baragakururiza umuntu wese akabona ahantu agakazi k'umutwe nanjye agakazi k'umutwe nanjye ariko hano wari uri kuvuga ibiki kandi kuko abantu nyine banze ukumva nk'umuntu yakubajije niko ateye akunda amafaranga bigeze hariya no muri bamenya kandi ko ukunda amafaranga ndayakunda pe ariko ntabwo bigeze ahantu ho kuba nakibagirwa ko ndi umuntu wakwibagirwa ko uri umugore
cyangwa ndi n'umugore. Ibyo bintu bibiri sishaka kubyibagirwa. Ngomba guhora nibuka ko ndi umugore, ngomba guhora nibuka ko ndi umuntu, kandi nkibuka ko nkeneye amafaranga muri ubu buzima turimo. Ego shana sundi nta mafaranga. Kuko reka nkubwire nta yibaho ariko wari wasanze akantu kose dukenera mu buzima bwa buri munsi ari amafaranga. Wari washaka na gato ndabona ko ubu ntago ukabaho. Wari washaka wenda nko mu bihe byashize cyangwa ubu uvuga uti iriya kava ya telefone ndayishaka uyibure kubera n'amafaranga. Siko nibabaza cyane, kandi bishoboka ko ayo mafaranga hari uburyo wayabona cyane. Rero mana yanjye, umuntu nanga nazamwifuriza kugira ubukene we nawe bakabimanga nabwo cyangwa bakabambira imbere. Ubukene ariko aba umwanga koko kuko nicyo nabonye kibabaza. Ubukene burababaza, ubukene buraryana, ubukene burakatsindwa n'Imana. N'ubukene nyine kabisa ni ikintu kibi cyane. Ibaze kumva ushaka nko gusogongera ku mazi y'Inyange ngo umve uko namera sibyo bikanga. Ni ikibazo. Niyo mpamvu usabira buri mudamu wese n'abagabo turabasabira, ariko njyewe nkunda abadamu cyane, ndabasabira, ndabakunda cyane abantu b'igitsina gore kurusha abagabo. Ndabasabira ngo uri mu rugo adafite ikintu akora, Imana imufashe akibone, ku buryo ashobora kuvugana n'umugabo akamubwira uti ngiye mu mujyi kugura utuntu n'utundi twanjye. Apana kuvuga wambabariye uku kwezi ukazana 10,000 nkazajya uzi uko bikugora no gusaba uriya buzima. Ariko reka nkubwire ntabwo nabwigeze, ariko nibaza ko bubabaza. Burababaza, buranagoye ahubwo kubaho usaba utanizeye kuri buhabwe maybe nukuri umuntu akavuga kumviye ubusa. Hajya kumvira ubuserega nawe ntako adashoboye. Cyangwa se akaba yumva kuguha amafaranga no kukumenyereza nabi. Uri umugabo utanga amafaranga si aya ku mugore we, carte ye amuha password. Man, abo bagabo bafite ibyicaro mu ijoro. Mutabazi ijoro ni iriyawe. Nukuri kw'Imana pe. Ariko ubundi umugabo anejeje umugore we, ibyo byose bigenda neza, n'ijuru uraribona. Sinditanga ariko mba mbona uribona. Rero bagiye baha amafaranga abagore babo. Abagabo mujye muha abagore banyu amafaranga, abatayafite namwe Imana yabahe, ariko nimuyabona mwibuka abagore banyu. Uzi ko ubu ngubu niba wicaranye tuvuge muri sake yawe harimo 1,100, sinzi amafaranga make. Utabazi ugahita ubona nko kugura ka momo akoresheje nk'ibihumbi 20. Nayo si make, ntabwo simva wishimye cyane, kandi ufite yawe atagera gukemura ibibazo byo mu rugo yawe juste nka Jean de Poche ati rwo ndakunzwe karakantu karashe. Njye mbonye akamomo kaje kanse Mutabazi ndavuga ni Imana we ibaze ko momo z'abandi nyine abenshi uranaba bitwishyura amadeni ubona ari bisanzwe kuko n'undi bagombaga wenda kubikora, ariko momo yanditse izina ry'umugabo wawe cyangwa se umuntu wundi ukunda sha irashimisha. Ijura sara mfite inshuti yanjye ijya ikunda kunyohereza 100 igiceri ariko ntago hashobora gushira ukwezi atanyoheje igiceri cy'100. Hari n'igihe tuba twicaranye gutya akiyongoza akanyohereza igiceri cy'100. Ariko niba bavuga ati wenda abona aka message yishimye, kuko hari igihe ugera mukaba ubizi neza kutegereje utumesaje twa mobile money, hazamo na za zindi zikarita ugasara. Ego pe. Baba we, sinzi niba hari ikintu tutavuze. Abantu mwumva hari ikintu ntamubajije mwifuzaga kumenyaho, banyandikire muri comment cyangwa munyandikire kuri nimero yanjye ngiri ku kiganiro. Noneho tuzakora part 2. Sibyo dukore part 2 tuje kubashimira ukuntu mwahise mujyayo mugakora subscribe akahita yuzuza abantu n'abandi. Noneho tunakore part 2 tumubaza ibintu byose mwifuza, dukore n'ibindi bintu byatanje. Uko nukuri buri ibintu ni sawa, birafasha abantu benshi mfite uzi ko bavuye kwa hose. Benshi baranyandikira ngo ndakubonye kwa hose, nagukunze nkubonye kwa hose, abandi kwa Sauda. Yes, byandabizi naha harabari buhave benshi. Umunsi turi iki kiganiro tugikoze turi kwa kabiri. Bishobora kudashoboka ko cyarara kigiyeho, ariko tugikoze turi kwa kabiri. Kundi wa kabiri
tuzaza kubashimira byibura hagezemo abantu 10,000 tuzaza gufungura champagne sibyo nukuri twanayifungura why not yayindi yanditseho hariya yayindi bakoresha mu bukwe bw'abasilamu n'abakristo yitwa nicyo kintu nabonye mu bukwe kitajya gishira ntabwo igishira abantu bacyayikoresha mbese abantu bashobora zikoresha ariko ntabwo igishira mu bukwe sindanayinywaho nge just iryo zina kuyirenda narayihaze ubundi abantu babifitiye ubushobozi hari ukuntu inyuma ba brandingaho amafoto yabo kiriya gipapuro bakagikuraho ariko nicyo kintu nabonye mu bukwe kitajya gishira njyewe mu bukwe bwacu zasigaye ari nyinshi kuko twari twaguze nyinshi kuko tutamenye ibintu by'ubukwe tujya kuzisubizayo twabuze ikintu babaha amafaranga se baduhinduriyemo ariko sha n'andi makuru yose yagiye iri sans alcool kubera ko ndabizi ntusoma anyway nanjye nuko nawe nuko komereza ni byiza cyane turi kugana ku musozo cyangwa hari ikintu wumva wifuza kumbaza cyangwa se kubwira abantu badukurikiye ibindi ndabikubariza inyuma ya kamera wabona nta n'ikintu uri bumbaze ndabikubaza natagira ikintu mbaza nzaza mbivuga nakwa approachinze abantu batagira ngo niwe wantumiye narakwishakiye babyumve neza ariko ntabwo wigeze ungora atwabaye sinsubiza nyine ntabwo wigeze ungora ni narabikunze nabihaye agaciro yes donc Imana iguha umugisha ikindi hari ukuntu ukunda umuntu ariko kazi hari buriya mukundira iki nuko ari icyamamare buriya n'ibyamamare benshi abantu baba ndagukunda ariko mu by'ukuri ntago nzi ikintu nashingiyeho mvuga ngo ndagukunda ntacyo nzi hari ukuntu umuntu areba umuntu agahita amwikundira tu maybe urakunditse utandize kuko ntabwo tuziranye cyane ngo mvuge ngo wenda ngo nabonye umutima mwiza cyangwa nta kintu na kimwe nabonye nshingiraho ariko ndi umuntu iyo nkunze umuntu ndabimwereka haba mu bikorwa haba mu byo mvuga biragoye ko umuntu nkunda dushobora kurangiza kuvugana kuri telefone ntamubwira ndagukunda ni ukuri nikomeze nanjye iyo umuntu abimbwiye mpita numva ku mugani yangize nk'imbeho njyewe imbeho n'ubu iranyishe merewe ariko nk'uko bivuze nkunda nanjye abagore nkunda igitsina gore ukunda gukora ugira ibyo yungura abandi yes niyo mpamvu rero ndagukunda nabikubwiye nabibwiye no kuri kamera ndabivuze ubwo mfatanyije n'abandi bagukunda avec le temps ubwo nzajya mbikwereka rero bakoze kudukurikira mwakoze kudukurikira kandi reka nongere mbisubiremo mu buryo bwimbitse ndashima njyewe ikiganiro cyatangiye ashima kirasoza ndagushimiye cyane byo hari igihe umuntu avuga ngo ibyo bintu wari uvuze byo kuvuga uti ntabwo navuga ngo ni ikintu ashingiyeho nanjye hari umuntu nisanze nkunda kubera kuri YouTube sazwi nzi neza ko n'ahantu tuzahurira sibyo ariko ni byiza iyo ukunze umuntu bikaba byanakunda mugahura cyane sinzi impamvu ariko Imana yabikoze buriya uzi ikintu nakundiye hoze namukunda ntamuzi tubonanye yakoze akantu buriya nta n'ibyo azi mbivugiye hano Beza yarampobeye hari ukuntu hobera umuntu aseka man ukabona nyine muri we yuje ubwuzu n'urukundo arakwishimiye karakantu naragakunze sakana ukoroheje yarampobe nkaho asanzwe nzi haga navuze ati wow ufite ubumuntu hari undi uguhobera ukumva ko kwegezayo nyine ukabona ari nko kukwikiza cyangwa se kuko nta kundi ari gusuhuze ako narabikunze afite ukuntu ari kind hoze mwiza yakomerezaho na sauda nani mwiza aganira neza avuga yitonze yes ahita mpawe ako kanya yesa mbwira ati cyane ahita mpasaba ako kanya nkiraho tabati wow hari abantu nyine biraza gutuma ndeba ikiganiro cyawe na sauda kuko mwese muvuga mwitonze nditonze kandi ariko ahubwo biratandukanye abantu bagende bakureba ngenda reba sinabikubwiye uratandukanye sinkubeshye ntago cyabiterwa n'icyo ndi kuvuga
oya ahubwo iyo wambaye wig urahinduka cyane ndamba mukuru usureba uramutse ukinnye filime ufite nk'impanga byakunda ugakinamo ahantu habiri byakunda neza hamwe wakambara wig ugahinduka cyane hari n'ukuntu uvuga bitandukanye ndi kumva uri kuvuga witonze kandi igihe cyo nawe narayisuye nasaze ndi umusazi nakunze ukuntu nyine uvuga kukuri nta muntu utavuga yitonze ariko hari n'igihe nyine umuntu avuga akabaraga ntacyo bitwaye byose ubutaha rero nzaba nasaze ubutaha tuzaza amashashi twayamanitse cyane kabisa wakoze rero kubw'umwanya wawe warakoze gutera intambwe ya mbere ukansaba ko twakorana mu by'ukuri ntabwo sinkubeshye ni Imana ngerageza no kuvugisha ukuri waranyandikiye Imana irabikora nsangusubiza wabonye ko ari byari na nijoro turara tunemeranyije gahunda birarangira suko hari ahandi hantu narakubonye mvuge ngo ngo nuko namubonye ni Imana nuko wamaye link ndeba ku biganiro byawe ndavuga uyu muntu twakorana turakorana so ahubwo cyagiye kare nubwo byagarutse simvuga nakubonye kwa nishimwe mita nyine mzibuka byose nabwo nahise nkubwira turahinduka n'ijwi ryawe nabikuga ukuntu ryagiye rihinduka mvuga ngo nk'abarundi anabonse n'abarundi urukumva ahantu hose rero wavamo umwakitrise mwiza uzanjyane muri bamenye ubundi hari ukuntu reka turabivugana nyuma mwakoze kudukurikira Imana ibamere umugisha ndabakunda cyane bye